kubemera ko Yesu Kristo yabacunguje amaraso ye akababera inkwano yakoye isi yose ku bwawe nanjye, akagucunguza. Ayo maraso yatubereye ikirango cy'inkwano, ari nayo maraso y'igitambo kimwe risa. Ubuntu bwayo bugeretseho yashyize kuri twe, ndetse agashyiraho n'imbabazi ze zihora zitubabarira buri munsi, arizo zitubeshejeho. Nimukomere cyane. Uyu munsi nje kubasobanura ku bana babiri gusa, benshi bahora bambaza, ari cyo cyonyine gusa mu minota mike cyane. Tuje gusobanura ku mwana mwiza n'umwana mubi, ariko ku mpinja mvuge icyo abo bana basobanura cyonyine, nicyo kintu cyonyine tuvugaho. Nta kindi mifatanya nabyo, icyo cyonyine, kugira ngo umuntu uzagukenera iki kiganiro cyo kumenya umwana usobanura umwuka wera n'umwana usobanura umudayimoni, ukamenya umwana usobanura ibyiza n'umwana usobanura ibibi. Iki kiganiro ntikigucike, ucyumve neza, ni iminota mike cyane. Ni umwihariko w'ako kantu konyine ngiye gukora kugira ngo umuntu arusheho kubyumva, kandi ajya bisobanukirwa, nabibona ahita amenya icyo bimubwiye n'icyo bisobanuye n'icyo Imana ishatse kumubwira muri rusange. Nizere ko rero uri bugufi kandi ushaka kubimenya. Nkundira maze nanjye mbigusobanurire nitonze cyane, kandi buri wese abiheho mugenzi we nawe ajya abimenya, asobanukirwa ibyo abana bombi basobanuye. Tudatinze rero, reka duhere ku mwana usobanura ibibi agasobanura imyuka mibi cyangwa se abadayimoni, aba ari we duheraho. Turasoreza ku mwana usobanura agakiza, usobanura ibyiza. Reka duhere kuri uyu nguyu usobanura ibibi. Igihe cyose uzabona umwana, kuva ku mwana w'imyaka 5, kuva ku mwana w'imyaka 5, ubwo ni rwo rugero rwa mbere, kugera ku rugero rw'umuntu mukuru, nuzamubona yambaye nabi, akaba asa nabi, ukabona asa nabi mu buryo bwose, haba mu myambarire, haba ku isura, ukabona asa nabi, uzamenye ko uwo mwana asobanura abadayimoni n'imyuka mibi. Ikindi, nubona uwo muntu mvuze asa gutyo, akaza kurwanya, akujyana habi, akubwira ibiterekeranye, uzamenye ko uwo mwana igihe cyose asobanura abadayimoni n'imyuka mibi. Naho wavuga ko ari Satani, ntacyo byaba bitwaye, kuko n'ubundi abaturutse kuri Satani. Uwo nguwo abaza yihinduye marayika kandi atari marayika, akihindura umuntu ushushanya agakiza kandi atari we. Uwo rero uzamenye ngo mu gihe yambaye nabi, asa nabi, akoze gutyo, ananakurwanya cyangwa gushyiraho amayeri, uzamenye ko uwo ari imyuka mibi n'abadayimoni Satani yiyoberanijemo. Waba umuzi, waba utamuzi, waba ari ubwa mbere umubonye cyangwa ari usanzwe umubona, mwaba mwarabonanye cyangwa mutarabonanye, umumenye cyangwa utamumenye, ujye umenya ko ibyo nta gihinduka. Ujye umenya ko asobanura imyuka mibi n'abadayimoni. Icyo kintu ntago gihinduka rwose, ntikinavaho, ntigihinduka. Uzamumenyera ku buryo bw'uko hari igihe azaba ari kukujyana ahantu habi cyangwa akujyana mu bibi. Ibintu byose akujyanyemo nta kizima. Hari n'aho azakujijisha, akakwereka ko hari ibintu byiza ari kukujyanamo, ariko itandukaniro n'ibimenyetso uzabimenyeraho nuko azavangamo n'ibibi, kandi akakujyana habi, kandi akakubwira ibiterekeranye, kandi akagutera n'ubwoba, ukumva muri we aguteye ubwoba cyangwa aza kurwanya. Uzamenye ko wari umudayimoni n'imyuka mibi. Nicyo uwo mwana aba asobanura, nicyo ashushanya, ni nacyo asobanura, nicyo umwana asobanura yaje gutyo
dusoreze kuri icyo ku mwana mubi. Mu nkundi rero twimuke tujye ku cyiciro cy'umwana mutoya kandi mwiza usobanura agakiza, ibimenyetso uzamumenyeraho nuko azaza ameze nuko azaba ari. Igihe cyose kugira ngo ujye umenya ngo urabyimenyera utanagombeye kongera kubimbaza ku by'aba bana. Upfa kumva iki kiganiro washa ukajya ugisubiramo, mba nagivugiye rimwe kugira ngo byose mbishyiriremo rimwe, nshyireho itandukaniro. Mba ngira ngo umuntu wese ave mu rujijo, mu gihe urose inzozi tutari kumwe, ukajya mu mayerekwa tutari kumwe, ukajya mu ishurirwa tutari kumwe, wowe ubwawe warumvishe ikiganiro kugisubiramo biremewe, ukabimetiriza ukabifata nk'uko utekereza ukavuga ngo ndarara ndiye, ukabigira nk'intego. Nawe ugomba kumenya ko iri ari ishuri uri kwigiramo kandi riguha ibyiza. Reka rero mbasobanurire umwana. Icya mbere, kuva ku rusoro umudamu atwita kugera ku mwana w'imyaka 5, ku mwana w'imyaka 5 kugarukira aho ngaho. Iyo umwana yambaye neza, asa neza, rwaba ari uruhinja, uko rwaba rumeze kose, gutura ku rusoro kugera ku mwana w'imyaka 5, abakiri muto murabizi, ujye umenya ko asobanura ibintu 6 bitarenga bitanabura igihe cyose. Ibyo ntibihinduka. Ibyo bintu 6 ubitega amatwi ubyumve neza, ngiye kubivuga nitonze. Ni 6 ntibirenga ntibinabura, nta n'igihindukaho. Icya mbere, waba umufatiye muri kuvere rimeze neza cyangwa se ishuka rimeze neza cyangwa se igishura n'ibindi byose, aho wamufatira yose cyangwa se niyo yaba yambaye imyambaro, ipfa kuba isa neza, ikoze neza, itanduye kandi asa neza. Icya mbere, abasobanura agakiza k'uwo muntu, nyiri uwo mwana uwo ari we wese, yaba ari uwawe yaba atari uwawe muri kumwe, ujye umenya ngo ni agakiza kawe Imana iba iri kukubaramo cyangwa ikubonamo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abasobanura imbaraga z'umwuka wera muri kumwe nazo, aba ari imbaraga z'umwuka wera z'uwo muntu cyangwa se z'umuntu niyo yaba ari uwo uzibonyeho, umubonyeho amufite, yaba wowe umufite yaba ari n'undi umufite. Abasobanura imbaraga z'umwuka wera ziva ku Mana ziri kuri uwo muntu cyangwa se kuri wowe. Icya gatatu, uwo mwana iyo asa neza, akoze neza gutyo, yambaye neza cyangwa umufate mu bintu bimeze neza, abasobanura antibare y'uburinzi Imana iba yaragushyizeho, antibare y'uburinzi Imana iba yaragushyizeho cyangwa iba yarashyize kuri uwo wundi, bitewe niba ari wowe ubyibonyeho cyangwa niba ari undi ubibonyeho. Ikindi cya kane, abasobanura isezerano, aba ari isezerano ryawe cyangwa isezerano ry'undi, bitewe niba ari wowe cyangwa niba ari undi. Icya gatanu, abasobanura imigisha uba uri guhererwa hano kuri iyi si mu buryo bwo mu mubiri, Imana iba iri gusoza isezerano ryawe, Imana iba iri kuguha cyangwa iba yaraguhaye. Ishobora kuba yarabiguhaye, ishobora kuba igiye kubiguha, ushobora kuba warabihawe cyangwa ugiye uzabihabwa. Yaba ari wowe ubyibonyeho yaba ari n'undi ubibonyeho, nicyo bisobanuye. Icya gatandatu ari nacyo cya nyuma, abasobanura impano z'umuntu. Ni impano z'umuntu, aba ari impano zawe cyangwa akaba ari impano z'undi muntu, bitewe niba ari wowe ubyibonyeho, ubonye umufite cyangwa ari undi umufite. Apfa kuba yambaye neza, asa neza. N'ibyo bintu 6 nicyo bisobanura, ntibirenga ntibinabura ntibinahinduka. Apfa kuba asa neza, akoze neza gusa. Mumenye ko imyambaro yo nababwiye ko iyi isa neza. Icya mbere, umwambaro iyo usa neza nawe usobanura agakiza k'umuntu, nicyo ushushanya. 2, isezerano ry'umuntu. 3, umugisha. Iyo ni imyambaro gusa mvuga, yaba ku muntu mukuru yaba ku mutoya, ariko turi ku mwana nawe iyo yambaye isa neza, nicyo abasobanurira bisobanuye kimwe. Ujye wita kumenya ngo yambaye neza cyangwa se yambaye nabi, asa neza cyangwa se asa
nabi akoze ate muri make? Akoze ate? Ese ibyo bamufatiyemo bisa bite? Ese ibyo yambaye bisa bite? Iyo bisa neza nicyo biba bisobanuye, iyo bisa nabi nicyo biba bisobanuye. Iyo bisa neza ni umwambaro w'agakiza, ni amasezerano n'imigisha by'uwo muntu. Iyo bisa nabi ni amasezerano n'imigisha by'uwo muntu biba byarangiritse ndetse n'agakiza ke iyo bisa nabi. Nizere ko iby'aba bana bombi mubyumvishe ntabwo bihinduka. Gusa ngaruke kuri uyu mwana usa nabi, mujye mumenya ko iyo aje gutyo yiyoberanije, ibimenyetso bimuranga aza kurwanya cyangwa kujyana habi nk'uko nabivuzeho, kandi akaba yambaye nabi, asa nabi ku myenda no ku mubiri, cyangwa igice kimwe yambaye neza ikindi asa nabi. Ujye umenya ko ari icyo n'ubundi bisobanuye ntibihinduka. Naho rero ko umwana usa neza byo nta bihinduka n'ibiriya navuze, uzabona asa neza yambaye neza ahubwo yitonze, anagenda ubona atakurwanya kandi yitonze. Uzaba unanamurwanaho mu buryo bw'uko udashaka ko hari icyamugukura iruhande. Ibyo nizere ko bisobanutse neza. Kuri mwe mwese rero mwambajije n'abatarambajije nabo mubyumvireho, mu gihe cyose muzarota mujye mumenya ko ari ubwo buhanuzi Imana ibahaye, ari iyo mbuzi ibahaye, ari ubwo busobanuro ibahaye, kandi akaba ari bwo buhanuzi bw'ukuri Imana ibahaye, ibabwiyemo amakuru y'ibyo bamwe batari bazi kandi ikaba yamaze kubisobanura. Umwami Imana rero n'abandindire naha dusoreje nicyo bisobanuye. Ibindi Imana igumye barinde kandi bakomereze mu buntu bwayo. Bye bye.